tubahaye ikaze bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Turishimiye kubana namwe, Imana ibaha umugisha. Nyuma y'indirimbo z'abaramyi baramya Imana banahimbaza Imana, twishimiye kubana nawe mu isengesho ry'uyu munsi, kandi ndabizi neza ko muri iri teraniro umugisha w'Imana urakubaho. Ni umugisha ukomeye kugira uyu mwanya Imana iduhaye wo kubana, ni umugisha ukomeye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana tunagusengera. Ndishimye rero, ndanezerewe ku bwanyu mwese abadukurikiranye, by'umwihariko abari mu mujyi wa Kigali aho dukorera umurimo w'Imana. Turi hano i Kigali, dukorera Remera ni nyuma ya sitasiyo ya SP, ku gahanda gato gahari ciye ku magaraje. Hirya gato hari urusengero rwitwa Nazareth Church, niho duterana ku cyumweru saa 6 kugera saa 10, no kuva kandi kuwa gatatu twirirwamo dusengera ibyifuzo, dusengera abarwayi, dusengera abantu bafite ibibazo bitandukanye. Kuwa gatatu kuva saa 4 kugera saa 2 z'ijoro. Abo bantu rero mudukurikirana muri hafi yacu, muhawe ikaze kandi mwubahwe. Ndabizi neza ari abantu badukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, muradukurikiye aho muri ku mateleviziyo yanyu. Hari n'abadukurikirana kuri Duhumurizanye TV, channel ya YouTube yacu, aho tuba ducisha amateraniro yacu ya buri munsi uko duteranye n'ibiganiro bya buri munsi. Channel yacu yitwa Duhumurizanye TV. Iyo ugiye kuri YouTube ugashyiramo Duhumurizanye TV, uhita ubona amateraniro yacu ya buri munsi uko agenda. Tuguhaye ikaze rero nawe udukurikiranye uri Burasirazuba, abantu bari Burasirazuba, inshuti zacu zakadasohoka, abari Burengerazuba za Nyamasheke, abari Burengerazuba za Rusizi, Karongi, muradukurikirana, za Nyamagabe, Amajyepfo hariya i Butare, mudukurikiye muri Huye, mwese Imana ibaha umugisha. Ntabwo twakibagirwa mu Majyaruguru, mudukurikirana mutubwira ngo iri ni ijambo ry'Imana tubaha n'amasengesho dusenga arimo aragenda azana impinduka, aragenda arema ibintu bidasanzwe. Mwese tubahaye ikaze. Ntabwo twakibagirwa rero abantu bacu by'umwihariko badukurikirana bari nyuma y'igihugu cy'u Rwanda. Hari abadukurikirana muri mu migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi hari umugisha w'Imana ku buzima bwacu. Njya nkunda kubabwira ko umugisha wa mbere ni ukuba uri muzima. Kuba uri muzima gusa, uri umukandida w'amahirwe yose Imana iteganya hari imbere. None bishobora kuba bitari gukunda, ariko ejo bizakunda. None waba urwaye ubabaye, ejo uzakira. Ubuhamya bwawe buzakiza imitima ya benshi ibabaye nk'uko nabo babaye none. Ibyo ducamo byose Imana ijya ibidukuramo kugira ngo bibe ubuhamya buzafasha abandi. Ndagira ngo nkubwire ko ibyo uri gucamo byose, waba urwaye, waba ubabaye, bitewe n'ikikubabaje, bitewe na situation yose urimo, Imana yiteguye kuyigukuramo kugira ngo ibyo byose bizakubayeho bizaba ubuhamya wubakisha abandi, bizaba ubuhamya n'amateka ubwira abantu, ukababwira ngo dore aho Imana yamvanye, dore ibyo Imana yankoreye, dore uko yabigenje, dore uko yabyasoje. Rero uhumure, ibihe byose wacamo Imana ibiri hafi yawe. Hari igihe yemera ko tubicamo kugira ngo twige, hari igihe biducishamo kugira ngo ituremere ubuhamya, hari igihe biducishamo kugira ngo tubashe gukanguka, hari igihe biducishamo kugira ngo twebwe tuzabe abatemuanyaje n'ibyo Imana yakoze mu gihe cyahise. Muririmbyi aherutse kuririmba aravuga ngo ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Intambara urwana none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Amen. Ndabakiriye rero mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza
nari ndimo nkwakira muri uyu mwanya kugira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana kandi ukomeye ukomejwe uko hari igihe abantu tuba twatendebutse twumva Imana iri kure yacu, Imana yaradutaye, Imana yaratwibagiwe, Imana yaraturetse. Oya, ntabwo Imana yakuretse, ntabwo Imana yakuretse, nubwo yakwibagiwe. Muri ibyo bibazo ucamo, muri izo ntambara ucamo, mu bikugerageza bitari bimwe, muri ubwo burwayi, Imana iri kumwe nawe. Uyu munsi rero ndagira ngo tuze gusangira ijambo ry'Imana riboneka mu Migani 25 umurongo waho wa 2 wonyine. Imigani 25 umurongo wa 2 wonyine. Haranditswe ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu, ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura. Amen. Mwami, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka ukuboko kwawe kubane natwe muri iri jambo. Mwuka w'Imana reka tuyobore kandi adufashe kugira ngo tubashe kumenya icyo uganira natwe. Ubugingo bwacu reka utunganirizwe muri wowe, kandi imbaraga zawe nyinshi zitarondoreka zikomeze kugaragara iteka ryose. Urakoze kubana natwe kandi ukaduha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo nze kukubwira ko Imana ibasha gukingura ahakinze. Imana ibasha gukingura ahakinze. Hari abantu tubayeho mu buzima bw'imiryango yikinze, ibintu byose byarikinze, akazi karikinze, umugisha w'amafaranga warifunze, ubuzima bwarifunze. Hari abatari kwiga bakagombye kuba bari kwiga, byarikinze. Hari abantu bakabaye bafite abana ariko imyaka irabarenganye, byarikinze. Hari abantu bakabaye barakoze ubukwe ariko imyaka irabarenganye, bisa n'ibyikinze. Hari abantu bari bafite ingendo n'amahirwe yo kuba hari ibihugu n'imigabane bagakwiye kuba baragiyemo bitewe n'uko Imana yari yabivuze, byarikinze. Hari abantu bari bafite ibintu byinshi by'imishinga ifatika ikomeye ku buzima bwabo, ariko ibintu byose bisa naho byikinze. Nje kukubwira ijambo rimwe rivuga ngo Imana ibasha gukingura ahakinze. Irabishoboye kuba yakingura buri muryango wose wikinze ku buzima bwawe. Umuryango ubona wakinzwe uwo ari wo wose, Imana ibasha kuwukingura ku buzima bwawe. Iyo turi inyuma y'umuryango ukinze birababaza. Ubuzima bwo kwizengurukaho udafite icyerekezo, ubuzima bwo kuzenguruka udafite aho uva n'aho ujya, ibibazo bikinjira mu rugo, ugashaka aho wasohokera kugira ngo ubivemo bikanga, ubuzima bwawe bugahagarara inyuma y'umuryango ukinze. Ibi ndabivuga mbizi. Hari abasore mudukurikirana imiryango yikinze, nta kazi, nta kintu, nta hepfo nta haruguru, n'ibyari bihari bigaragara ko byagendaga neza, ibintu byose byarikinze. Mfite ijambo rimwe ku buzima bwawe. Imana ni Imana ibasha gukingura umuryango uwo ari wo wose wikinze ku buzima bwawe. Rero Imana ijya yemera ko imiryango yikinga. Niko Bibiliya tubwira. Bibiliya tubwiye ngo icyubahisha Imana nuko ishobora gukinga ibintu, ukuyeho n'ibindi gikingirana n'abandi ikemera ko bajya mu nzu z'imbohe bagafungwa, ikabyemera. Igitangaza, hari n'igihe ibyemera urengana, icyakora ikazakurenganura, kuko Imana itajya yemera ko umuntu arengana iteka, ariko ijya yemera ko urengana kwa wajya mu gihome, ijya yemera ko abantu bakuroga bikagira imbaraga ku mubiri wawe ukarwara, ijya yemera ko abantu bakunyaga bakakwambura bakabitwara, ijya yemera ko hari ibintu bibaho ikabyemera. Wakireba ukavuga ngo ariko Mana, kuki wemeye ko ibi bintu bimbaho? Kuki wemeye ko ibi bintu bimbaho koko? Kuki wemeye ko abantu bandenganya ukabyemera? Kuki wemeye ko ibyanjye bigenda gutya ukabyemera? Imana ijya ibyemera rero. Dore isomo rya mbere rituma Imana yemera ko ibyo bintu bibaho.
icyambere gituma Imana yemera ko ibintu bibaho kandi bikaba bibabaje imitima yacu ariko ikabyemera. Icyambere, iyo twagiye kure y'Imana, iyo twagiye kure y'Imana, hari igihe tujya kure y'Imana tukaba mu byaha. Abantu bakiyegurira ubusinzi, abantu bakiyegurira ubusambanyi, abantu bakiyegurira kujya kuraguza, abantu bakiyegurira ibigirwamana, abantu bakiyegurira ingeso mbi, bakabaho ari abantu bafite ishyari, bakaba ari abantu bafite amakimbirane, bakaba ari abantu abo nakita badahugurwa, badaca bugufi babibone. Hari igihe Imana yemera ko ibyago bikuzaho kugira ngo ikwigize bugufi bwayo. Hari abantu batuye kure y'Imana bitewe n'ibyaha bagenderamo. Umuntu kwica bikamwuzura mu mutima, kwica bikamwuzura, akumva yakica umugore we, akumva yakica umugabo we, akumva yakica, umwuka w'ubwicanyi ukamuzamo. Umuntu akaba umusambanyi ruharwa, agasambana n'abakecuru, agasambana n'abasaza, agasambana n'urubyiruko, agasambana n'abagore, agasambana n'abagabo, akaba umusambanyi. Ingeso ye imubamo ikagenda igakura, ikamenywa muri karitsiye, ikamenywa mu mudugudu, ikamenywa mu murenge, ikamenywa mu karere. Ingeso y'umuntu ugasanga yabaye ingeso yagutse. Abandi nabo bakaba abantu bagira iyindi mico mibi myinshi tagiye kurondora ngo nzarangize. Ariko hari igihe Imana rero yemera kugira ngo Imana igukize, igukure muri ibyo bintu. Hari igihe yemera ko hari ibindi yemera ko bigenda kugira ngo nubibura ushake mu maso y'Imana. Uko Abisirayeli Imana yigeze kubatwara mu bunyage i Babuloni, bamara imyaka 70 bakurwa mu gihugu cyabo, barasenyerwa, abagore baratwarwa, abana baratwarwa, abagabo baratwarwa, basore baratwarwa, bakecuru baratwarwa, abanyabwenge baratwarwa, abaswa baratwarwa, basenga baratwarwa, badasenga baratwarwa. Imana yemera ko baba bari imyaka 70 kubera ko bari baranze kumvira Imana. Iyo rero uri kure y'Imana, mvuze mu mutima, mutima ukaba kure y'Imana, hari igihe yemera ko hari ibintu bikubaho ugakubitika ukababazwa kugira ngo Imana ikubone. Kuko nta butunzi wagira bwaruta gutunga Imana, nta mugisha wagira waruta gutunga Imana, nta cyubahiro wagira kirenze gutunga Imana, nta mugisha uhari waruta gutunga Imana, nta bukire bw'ikirenga bwasumba gutunga Imana. Ibyo dufite byose, ibyo tutari twabona, ibyo tuzabona tibisimbura Imana. Dore ibanga ni rimwe rero, Imana ikinze ibintu ibigira ngo ubwa mbere abantu bayishake kuko bigiye kure y'Imana. Ese wowe uri bugufi bw'Imana mu mutima? Iyo wisuzumye ukigenzura, uri bugufi bw'Imana cyangwa uri kure y'Imana? Hari abataye Imana, babaga mu nzu y'Imana, basengaga, iminsi irabasunika bava mu buntu bw'Imana, baranyerera baragenda. N'uyu mwanya muradukurikira kuri televiziyo, ariko imitima yanyu murabizi uburyo yacogoye. Wari umuririmbyi waracogoye, wari umunyamasengesho waracogoye, wari umwinginzi waracogoye, wari umubwiriza butumwa waracogoye, wari umuyobozi uyobora ibyiciro runaka waracogoye, yewe wari ugeze ku rwego rwiza, ariko umwanzi yarakunyaze, usigaye uririmba ngo urashaka ubuzima bwo kubaho neza, ariko Imana warayitaye. Biragoye rero ko Imana izaguha umugisha iguhereye umugisha mu byaha. Biragoye ko Imana izaguha umugisha iguhereye umugisha mu ntege nke wagiyemo. Muri mubyutsa akomeza agende, tubyuke aho twaguye, aho twasubiye inyuma, aho twataye Imana, aho twavuye mu murongo, aho twibagiwe ko Imana ari yaritugiriye neza, aho twibagiwe ko Imana ari yaturinze, aho twibagiwe aho yadukuye. Abenshi twongerewe imyaka yo kubaho, hari impfu nyinshi Imana yadusimbukije, hari bikomeye twanyuzemo bitari bizoroshye, ariko Imana irahaba. Ariko uyu munsi hari abantu basubiye inyuma. Rero Imana ishobora kwemera kugukingira urugi kugira ngo ikubone, kugira ngo ikubone. Imana ibaho umugisha. Icya kabiri, ishobora kwemera ko hari ibintu dutakaza
kubera kugira ngo itwigishe. Nta cyaha wakoze, nta kibi wakoze, nta byaha wagiyemo, nta ngeso mbi wagiyemo, Imana ikemera kugucisha gusa mu bintu kugira ngo ikwigishe. Hari abantu bize amashuri y'abantu, abantu barabababaza, abantu barabakomeretsa, abantu babakorera ibyamfura mbi, murababara. Abenshi twakomerekejwe n'abantu, abo twizeraga nibo baduhemukiye, abo twashoyemwe amarangamutima yacu turabizera nibo batubabaje, abo twafataga ko ari inshuti zacu zamagara nizo zaduhemukiye, abo twafataga ko ari abantu twagisha inama nibo badushyize hanze baradutaranga, abo twumvaga ko ari abantu bacu babugufi nibo bahindutse abanzi bacu. Imana ikemera kubicamo kugira ngo ikwigishe. Rero hari igihe usoza nyuma umenya impamvu z'ibyo bintu Imana yagucishijemo, ukamenya ko burya kwari kugira ngo wige, umenye abantu, umenye inshuti, umenye umuryango uwo ari wo, umenye abavandimwe abari bo, ikemera kuca muri ibyo bintu kugira ngo ikwigishe. Ariko icyo nenda kubabwira, uko Imana ikinga ibintu na Satani ajya akinga ibintu. Satani nawe ajya akinga ibintu, abiterwa n'iki rero? Ishyari. Ishyari bene data, ishyari burya ishyari ni mwene wabo n'umurozi, ishyari ni mwene wabo n'umwicanyi. Ishyari, Satani ni umunyeshyari, Satani agira ishyari, yewe abagira ishyari n'abana ba Satani, kuko ishyari ni icyuririzi cy'ibintu byose. Reka mbabwire uburyo ishyari ari ribi. Iyo usomye mu Byakozwe n'Intumwa 5:17, Ibyakozwe n'Intumwa 5:17, reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo ibyo nibyo byatumye umutambyi mukuru ahagurukana n'abari kumwe nawe bose, ari bo gice cyitwa cy'Abasadukayo, buzura ishyari. Buzura ikiyemwe, buzura ishyari, bafata intumwa bazishyira mu nzu y'imbohe zose. Maze nijoro marayika w'Umwami Imana akingura inzugi z'inzu z'imbohe, arabasora arababwira ati nimugende muhagarare mu rusengero mubwiriza abantu amagambo yose y'ubu bugingo. Babyumvise batyo binjira mu rusengero mu museke barigisha. Turabona hano umutambyi mukuru, bari abantu baba mu rusengero. Mwumve namwe ishyari rirenga hanze rikagera no mu rusengero. Yuzura ishyari umutambyi mukuru, ategeka ko bafunga imbohe, aribo Petero n'izindi ntumwa bari kumwe, ngo bafata intumwa barazifunga bazishyira mu nzu y'imbohe. Kubera ikirere yari yatumye abantu b'Imana bafungwa kandi nta cyaha bakoze. Ba Petero bakoraga ibitangaza byinshi, uko bakora ibitangaza bakiza indwara, birukana abadayimoni, bagenda bakiza abantu, bagenda basengera abantu, ibitangaza bigaragara. Abatambyi kubera ko bamwe bari abanyamubiri, nta mwuka wera bari baruzuye, bagira ishyari. Ndagira ngo nsobanure iki kintu gitoya. Ujya wibaza ngo kubera iki abantu bakugirira ishyari? Nuko barusha amafaranga? Reka da, ntabwo umunyeshyari akugirira ishyari kubera ko amuruse. Ntabwo umunyeshyari akugirira ishyari kuko umurusha ibintu. Ntabwo umunyeshyari akugirira ishyari kuko umurusha poste nziza. Oya, ntabwo ari poste nziza umurusha. Ntabwo umunyeshyari akugirira ishyari kuko waguze imodoka. Ahubwo ishyari riba mu muntu ku buryo ugura n'isahani yo kuriraho bikamutera ishyari. Wakambara agakweto ka bodaboda gusa gashyashya kakamutera ishyari. Yewe iyo wambaye akenda gashyashya araribwa. Umunyeshyari aribwa n'umwenda waguze muri Nyabugogo, ukawugura 500 ukawutera ipasi kwambara ku cyumweru. Umunyeshyari araribwa. Kubera iki rero? Kuki umuntu agirira ishyari utuntu dutoya tutari n'ibintu bifatika? Ni umwuka wa Satani, ni umwuka wa Satani. Umuntu agirira mugenzi w'ishyari akajya kumurogesha. Abenshi mwararozwe muzira ishyari. Abenshi ibibazo muri gucamo ni ishyari mwazize. Abenshi ibibazo dufite none, intambara dufite none n'ibibazo turi gucamo,
ibyinshi bituruka ku ishyari tugirirwa n'umwanzi agakoresha aba agenti biwe, kandi abo agenti biwe baratubabaza. Naratangaye cyane aho umuntu ajya kurogesha umwana w'umukobwa ngo ntazabyare, ngo ntazashyingirwe, ngo ntazagire icyo abona. Mu by'ukuri wajya kureba aramuhora iki? Ni ishyari gusa ry'uko yamubonye ameze neza. Gusa neza kwawe gusa, kwambara agakweto ku cyumweru, kugenda ugashima Imana mu rusengero, kubwira abantu ngo Yesu agira neza, ndabona hari ikinkorera, impaye nibuze ibyo kurya, iranyambitse. Hari abantu bitera ishyari. Rero ishyari ni umwuka ukomeye wa Satani. Ishyari rero rijya rituma abo Satani akoresha bajya gutuma imiryango yacu yikinga. Hari abantu mwakuwe mu myanya myiza mwari mufite, mukuwemo n'ishyari mwagiriwe n'abo mukorana. Abo mukorana bakabagirira ishyari, bakabasebya, bakabavuga nabi, bakajya kubateranya kuri ba deje n'abandi bayobozi batandukanye ba manager cyangwa se n'abandi bayobozi babakuriye. Ugasanga umunyeshyari aragusopanya, araguteranya nabo mukorana, araguteranya n'umugabo mwashakanye, umunyeshyari araguteranya n'umugore mwashakanye, umunyeshyari araguteranya. Rero umwuka ugenda uteranya abantu n'umwuka w'ishyari. Ngo reba uko asigaye agenda. Erega iyo ndambwe Imana imuteje, mureke rwose. Bene data, Satani niwe muyobozi w'abanyeshyari. Niba ugira ishyari muri wowe, ujye umenya ko ari umwuka wa Satani ukuzuye, kandi uzagukingira imiryango nubwo nawe watuma indi miryango y'abandi ikingwa. Icyo akora, iyo wakingisha bitewe n'ishyari, Imana izayikingura, ariko wawe niwikinga uzawuheramo. Biroroshye ko wagirira ishyari mwene so, ukamuteza ibibazo, ugatuma urugo rwe rugira ibibazo, ugatuma business igira ibibazo, ugatuma ibyo yakoze byose bihinduka ubusa. Ariko Imana yibuka abaguwe nabi kubera ishyari rya bagenzi babo, irabibuka ikabatabara. Ariko umunyeshyari nagwa mu urwo rugira ukinze, Imana izashyiramo amavero, izashyiramo ingufuri, izashyiramo sirendere, izakubitamo ifunguzo, azahwereramo. Kwari ibintu bibiri. Iyo wagize amakuba utewe n'abanyeshyari, Imana ibasha kuza gukingura iyo miryango. Ariko abo banyeshyari nibinjira muri iyo miryango ikinzwe n'Imana, ndakurahira ntibazavamo. Abanyeshyari bashobora gutuma umuntu afungwa kubera ishyari. Abantu bakagirira ishyari bagafungisha umuntu akajya mu nzu y'imbohe, akajya mu nzu y'imbohe. Hari abantu bafunzwe n'ishyari bagiriwe bisanga mu nzu y'imbohe. Hari abantu bababaye bafite ubuzima bubabayije, ariko icyabiteye ni ishyari bagiriwe. Abanyeshyari Yesu abahaga kiza uyu munsi. Muze kunyandikira muri message kuri WhatsApp, mumbwira ati pastor, ishyari ryaduteje ibibazo. Aba banyeshyari turabasengera. Umuntu ugira umwuka w'ishyari, yaba muri kumwe, yaba mukorana, yaba mugendana, uwo muntu turamusengera Yesu akore ku mutima we, umwuka w'ishyari ukurwe hagati muri twebwe. Reka mbabwire, ishyari ni ribi. Ishyari ryatangiye kera. Ishyari ryatangiriye kuri Gahini na Abeli. Abeli ajyana ituro rye muri Bukitangiriro 4 igice cya 4 n'umurongo wa mbere kumanuka. Bari abavandimwe babiri, isi yariho Adamu na Eva na Gahini na Abeli. Nta wundi muntu wari utuye ku isi. Ariko Gahini aterwa n'umwuka wa Satani w'ishyari. Murumuna we ajyana ituro rishimwa mu maso y'Imana, araritanga. Imana iravuga ngo Gahini we, nubwo watuye, ariko murumuna wa Abeli atuye ibyiza kukurusha. Ibyo bibabaza Gahini, ararakara, afata icyemezo cyo kwica murumuna we. Amaraso bwa mbere ameneka ku butaka bw'isi yamenwe na Gahini, amenya amaraso y'umuvandimwe we. Naratangaye. Ibazaho mukuru wawe akugirira ishyari, murumuna wawe akakugirira ishyari, ba mama wacu n'abashangazi n'abandi bo hirya no hino singiye kubavuga byo n'ibindi. Hari igihe usanga bo kwa so wanyu mutavuga rumwe kubera ishyari, hari igihe usanga bo kwa nyoko mutavuga rumwe kubera ishyari, hari igihe usanga bo kwa nyoko rumwe mutavuga rumwe kubera ishyari, hari igihe usanga. Ariko man, ishyari
ugasanga abavandimwe mwakabanye neza mukundana musabana musangira ku meza iby'Imana yagukoreye, ishyari rikabatandukanya. Hari igihe usanga yewe abo hirya no hino bari bakuzengurutse bakakubera umugisha, abo ngabo batewe n'ishyari muratandukana. Ishyari mu muryango, ishyari mu bavandimwe, ishyari mu nshuti, ishyari mu muryango. Oh Mana, turasenze uyu munsi utwicira umwuka w'ishyari. Ndabizi neza mu mwuka w'Imana urimo uranyemeza ko hari abantu mufite ibikomere byatewe n'ishyari. Hari ubuzima wisanzemo kubera ishyari wagiriwe, uragambanirwa, wisanga habi. Bamwe barwaye uburwayi barogeshejwe kubera ishyari, kandi uwakurogesheje ni mwene wanyu wa hafi, utagira ngo ni uwakuri. Erega ntabwo batugirira nabi ari abakuri, n'aba hafi. Yewe niba umunyandikiye kuri WhatsApp no kuri message, ndabizi ko hari igihe bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umuntu ayoberwaho umujuraho ibyo amwibya bihishe, ariko ntawe uyoberwa umwiba. Hari igihe umuntu akugirira ishyari agakora ibikorwa bibi kubera ishyari. Ndabizi hari ibintu wakorewe kubera ishyari, hari n'urugamba urwana kubera ishyari, ariko Imana irenganura abarengana. Muri iki cyumweru, muri iyi minsi, ikuvuganire, ikurenganure abanyeshyari babura amagambo, abanyeshyari bacemererwe mu izina rya Yesu. Baba bene wanyu, baba abo mu muryango iwanyu, singiye kwitondora imiryango abari migari, zaba inshuti, baba abo mukorana, baba abo mugendana, baba abo mwicarana, Imana ikurenganure kubw'iryo shyari bakugirira. Intambara nyinshi ufite zirangana n'ishyari ugirirwa. Ibibazo uri gucamo hari igihe byaba byaratewe n'ishyari ugirirwa, ariko none Imana ije kurenganura abarengana binyuze mu ishyari. Gahini yicisha murumuna we Abeli amuhoye ishyari gusa. Kubera iki? Imana yamushimye gusa. Hari igihe iyo wigirira umutima mwiza wo kugira neza, abanyeshyari ntibabikunda. Ntabwo burya abanyeshyari ntibakunda umuntu ugira neza. Naratangaye aho ufata amafaranga yawe ukayabara, ukabwira umuntu ngo ngaho genda ujye guhaha, warumbwiye ko ushonje. Amafaranga akayajyana mu barozi, akavuga ngo nimuyajugunye mu ruzi, ntazongere gutunga, ntazongere kubona imigisha, ntazongere kuhirwa. Bakaroga amafaranga. Inyatsi nk'izo ngizo murazifite, zabo mwagiriye neza barabarugesha, zabo mwambitse baroga imyenda yanyu, zabo mwahaye ibyanyu babijyana mu bapfumu kubirogesha. Ndagira ngo nkubwire none uyu munsi kubw'ishyari wagiriwe, ndagusengera isengesho rikurenganura. Imana yica imigambi yose yakozwe ku buzima bwawe bitewe n'ishyari wagiriwe mu izina rya Yesu. Bashobora kukurenganya, bakakurenganya bakoresheje ishyari, ariko Imana igiye kukurenganura ntizabagisha inama. Oya, ntabwo izabagisha inama. Ndagira ngo mbabwire, ishyari ryatangiye kera bene data. Ishyari ryatangiye kera. Iyo usomye neza muri buka Yosefu itangira 37 yarose inzozi gusa kurota. Ibaza umunyeshyari akagirira ishyari n'inzozi zawe. Ariko nibyo inzozi zirakomeye, kuko inzozi zawe niwe wowe. Inzozi zawe niwe wejo. Inzozi bishatse kuvuga iki? Sizurota za nijoro. Inzozi ni vision, ibyo utekereza, ibyo ugambirira, ibyo wibwira kugeraho, ibyo wizera, ibyo wemera, ibyo wumva uzakora ejo, ibyo wumva uzagera hejo, ibyo wumva uzageramo. Iryo yerekwa rikurimo rishobora guhagurutsa abanyeshyari bakarirwanya ritari ryanuzura. Kuvuga ngo nzatera imbere, kuvuga ngo nzabuyu, kuzaturuka bibwira abanyeshyari, barahaguruka bakavuga kazababyo. Kandi koko ibyo utekereza byiza uzabigeraho. Babirwanye, babirogeshe, bagerageze bace hirya no hino ibyo bazakora byose. Imana niba ari yakurotesheje izo nzozi no kuzura zizuzura. Yosefu baramurwanya, bene se, abavandimwe, bene se munda, mwase mwanyina baramurwanya. Hari igihe wibaza ngo ari Kongo Mana, ngo kubera iki banyanga?
reka bakwange baranga inzozi zikurimo. Ngese bambora iki ko nta n'amafaranga ngira? Barabizi ko nubwo nta mafaranga none ejo uzayagira. Ariko se kubera iki bangambanira nta n'ikintu ufite? Barabizi ko ejo uzakomera kuko kuba udafite none ejo ntibisobanura ko uzabaho udafite. Kuba utagaragara neza none ntibisobanura ko ejo utazagera heza. Dore ijambo ni rimwe. Inzozi zawe barazirwanya nkuko barwanije za Yosefu. Yosefu baramufata baramugurisha ngo turebe ko Karosi inzozi arota zizagerwaho. Baramugurisha. Bamugurisha muri Egiputa. Potifara aramugura amugira umuretwa n'umucakara, amukoresha imyaka runaka. Buke mu gitondo umugore aramukunda, muhungu yanga gusambana, bamujugunye mu nzu y'imbohe. Inzozi zasoreye kwa Farawo zidasoreye mu gihugu kiwabo. Dore icyo nenda kukubwira, ushobora kugirirwa ishyari ku gasozi utuyeho. Iryo shyari bakagufungirana ntacyo azabona. Ishyari rijya rituma nawe ubibye imbuto bazirandura. Ishyari rijya rituma aho komanze imiryango barushaho kwikinga. Hari n'abantu bakora ibizamini ishyari ry'abantu, abandi akaba ari bo batwara akazi kandi ari bo wari wagatsindiye. Ishyari riteye ubwoba. Bene data, ibi tubaho ibyinshi ni amashyari ya Satani turwana nayo. Ariko nabwira Yosefu byaje kurangira abaye uwungirije Farawo muri Egiputa. Babandi bose bamugurishije, babandi bose bamwangaga, babandi bose bamurwanyaga, batashakaga ko inzozi ze zuzura. Imana ibateza inzara, baza muri Egiputa guhaha, baramuramya nkuko ari yarabirose, barapfukama. Reka nkubwire, ishyari wagiriwe niryo badashaka ko wakomera. Ishyari wagiriwe niryo badashaka ko wavaho ngaho ngugira ahandi ugera. Ishyari wagiriwe niryo badashaka ko wazamuka Imana iguteza intambwe. Ariko umva ubuhanuzi ngufitiye, umuryango wose bakinze kubera ishyari Imana igiye kuwukingura. Umuryango wose wikinze kubera abanyeshyari, abanyamagambo bavuga bagasebanya. Mbibutse ko burya abanyamagambo nabo nubona umuntu agira amagambo menshi ni ishyari rimuvugiramo. Hari abanyamagambo bashinzwe kwica iby'abandi byari bigiye gutungana. Imana ntabwo inegurizwa izuru. Imana ni rekada, ntabwo bajya uguteranya n'Imana akoresheje amagambo. Imana yo ntabwo bayongorera mu gutwi, irazi kirebera. Ije kureba karengane wagize, ije kureba ishyari wagiriwe, ije kureba aho wakingiraniwe kubera ishyari, ije kureba ibyo wakorewe kubera ishyari. None kuri iki cyumweru ndagusengera mu izina rya Yesu, iyi minsi nubwo ishyari ryabaye ryinshi rikagenda rikatuma hari imiryango yikingwa, abanyeshyari bagiye gutungurwa n'imiryango igiye kwikingura, kandi Imana ikinguye ntabwo bazabasha kuyikinga. Amen, 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 amen. Ndagira ngo mbabwire ijambo rigufiye, dusenge. Ishyari ndivuzeho ni rirerire. Muzi ko Yesu icyatumye bamwica ari ishyari bamugiriraga. Yakoraga ibitangaza bakarakara, yakiza abarwayi bakarakara, yakirukana abadayimoni bakarakara, yazura abapfuye bakarakara, yagaburira ibihumbi 5 bakarakara. Bakavuga ngo ese noneho ko tubona ari gukora ibitangaza ejo biragenda guteka abantu bose bagiye kumukurikira. Ishyari rituma barakara, bamujyana kwa Pilato. Pilato arababwira ati bene data, nubwo munzaniye uyu muntu ndacyamubonamo, ariko ngarabibona ko ari ishyari ritumye bamumuzanira. Arabwira ati se mwaretse nkarekura iki ninde mbarekurira? Ngo bari bafite umugenzo umwe wo kugira ngo mugenzo rimwe mu mwaka, kurekura imbohe imwe mu mwaka ikagirirwa imbabazi. Reka mbigereranye na liberation conditionnelle. Baravuga ati uyu Yesu murekure mu kimbo kizi imbohe tujya turekura mu mwaka. Ati reka da, ati oya, mubambe. Ese icyaha kimubambisha ni iki? Ntacyo. Ariko turavuze mubambe. Abanyeshyari hari igihe badafite n'ibyo bagushinja, ariko gusa bakumva uragapfe, ntukabeho, ntukazuke, ubuzima bwawe bahora bifuza kubushyira mu rwobo. Icyase bagushinja ni ikihe? Ntacyo. Ese ibibi wabakoreye ni ibihe? Ntabyo. Ese icyaha waba warakoze kuri bo ni ikihe? Ntacyo. Ariko gusa uragapfa. Umva, nubwo bamwicishije yarazutse. Uyu munsi ntibikwiyeho ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Umva ngo uhanurire mu aka kanya, nubwo uri mu ngaruka z'ishyari wagiriwe, uri mu bikomere
bikomere utewe n'ishyari wagiriwe, mu bihe bibi utewe n'ishyari wagiriwe, nta kizabuza umugambi w'Imana kuzura. Nubwo wababaye, nubwo bagukerereje, nubwo baguteje ibibazo bikomeye, nta kizabuza umugambi w'Imana kuzura. Baravuze ngo nibamwica ariko ararenga arazuka, baravuze ngo nibamwice ndetse bashyiraho beto bamuhambe batwikire na beto, nibarangiza bahome ararenga arazuka. Bene data, hari ahantu imiryango yabikingiraniye ndetse barakinga, bashyiraho n'ibivero, bashyiraho n'ibintu byose barakinga ngo ntabwo uzasohokamo. Iyi minsi urimo Imana igiye kugusohora muri uwo muryango wari warafunzwe. Kabone nabo bari barafunze bagashyiraho n'amabuye, Imana ibasha gukuraho amabuye kubw'imbaraga zayo mu izina rya Yesu. Ibyakozwe byose bikozwe n'ishyari, none turabisengera abanyeshyari basubirane ibyabo. Ibyakozwe ku buzima bwawe bikozwe n'abanyeshyari, none turabisenya mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndagira ngo ninjire mu kanya keza kwakira telefone. Nawe ishyari ryagukozeho, ndagira ngo mumbwire dusengera abanyeshyari, dusenye umwuka w'ishyari. Nawe hari ibibazo urimo byatewe n'ishyari wagiriwe, ndagira ngo mu telefone mumbwire, ndagira ngo mufate akanya mumbwire dusenye umwuka w'ishyari. Hari abana bawe bababajwe, ibyabakorewe n'ishyari ry'abo bana beza wifitiye gusa, ugasanga abantu urabarwaza, barapima kwa muganga ntacyo babona. N'amarozi abantu benshi baroga ni ishyari ribatera. Abarozi, abanyamagambo, abasebanya, basebanyirije mu byongorerano, bose barasa, burya bose basa n'abarozi. Rero ufite ibikomere watewe n'ishyari, ndagira ngo umbwire tugiye gusenya abanyeshyari, icyumweru cyo gusenya abanyeshyari. Mwuka w'ishyari, mwuka utubabaza, mwuka utuma hari imiryango y'ikingu itewe n'ishyari, tugiye kuyisenya mu izina rya Yesu. Ndagira ngo mumpamagare muri uyu mwanya maze dusenge. Alo, Goodrich TV, alo. Mwaramutse neza, mwaniriwe pastor? Mwiriwe neza. Naho abanyeshyari bagukozeho? Abanyeshyari byo barahari nko mu miryango yacu, ntabwo baba. Nitwa Regis. Witwa Regis? Yego. Regi, uri hehe? Ndi Rusizi, Muhengeri wa Nyakabu. Yego. Uyu munsi turakubita umwuka w'ishyari utumye tutinjira aho tugomba kwinjira. Yego. Kuko umwuka w'ishyari ukurwanyiriza no mu kazi, ukurwanyiriza no mu rugo, ukurwanyiriza ahantu hose. Yeri iryo shyari rijya riboroka inzira zacu kugira ngo tudatambuka, ariko Imana ikubita umwuka w'ishyari dutambuke twemye mu izina rya Yesu. Ikindi mu nsengere ibyifuzo ibyo nkora, inzira zanjye zose zarafunganye, ndategura bikanga, nifuza n'ubukwe, ibyo byose byaranze, natanga akazi, ubucuruzi biranga, inzira zanjye zose zirafunze mu nsengere. Imana igira icyo ikora kuri njye kubera ko mbona ibyanjye bigumye kuba birebire. Turagusengera kuko uyu munsi ndashaka gusengera inzugi zikinze, abantu bari inyuma y'inzugi zifunze, Imana igakingura imiryango. Turagusengera mu kanya, turafatanya isengesho. Alo, Goodrich TV, alo. Hello. Witwa nde, uherereye he? Nitwa Mutoni. Basenga. Abanyeshyari bankozeho. Abana banjye babayeho nk'imfubyi kubera ishyari. Abanyeshyari bahagurutse urugo rwanjye bararusenya urugo rwawe kubera ishyari. Uyu munsi ndashaka gusengera ikintu cyitwa inzugi zikinze zigakinguka. Icya kabiri, umwuka w'ishyari ugatsindwa, tugahagararaho Imana ishaka ko duhagarara. Uya nukuri ngiye mfashe gusenga rwose urugo rwanjye rwongere ruremeke. Ndaje mbisengere rwose, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Alo, witwa nduherereye he? Alo. Alo, witwa nde, uherereye he?
dukeneye ko mugabanya televiziyo ijwi kugira ngo twubashe kumvikana. Nushaka kwiyumva muri televiziyo yawe ndagukuraho mfata abandi. Telefone ni nyinshi, message abantu baratwandikira benshi, kandi ndabibutsa munyandikire kuri iyo nimero kuri WhatsApp. Mujye mukoresha cyane WhatsApp, munyandikire kugira ngo tubashe kubasubiza mu buryo bworoshye. Mujye mwandika bandika message, mukoreshe WhatsApp kugira ngo tubashe kuganira mu buryo bworoshye. Imana ibahe umugisha. Alo, witwa nduherereye he? Urajya utinda kuvuga ndajya ngukuraho nfata abandi. Witwa nde uherereye? Ndaje tubisengere byose, kandi hamwe n'Imana irakora ibitangaza. Imana iguhe umugisha. Witwa nde uherereye he? Nitwa Claudine, mberereye Rusizi. Uherereye Rusizi? Mu murenge wa Nyakabuye. Claudine, abanyeshyari bagukozeho? Yegeye bamvuzeho cyane, bampaye igitungo, ubu narazonze kuko kizanakira. Oya, kirakira. Uyu mwanya ndimo senga, Imana iragukiza icyo gituntu. Icyo gituntu watewe n'abantu. Abana banjye bose barabahaye, n'akana k'akamuga nako baragahaye. Cyane rwose. Pore sana. Abantu niko bameze, ishyari, kandi usanga baturogera ntabwo ari abakure, ni ababugufi bwacu. Kugira ngo ni abakure se, ni ababugufi, aho abana bagera, aho nawe ubasha kugera ukicara ukarya ukanywa, ishyari rikabatera ati tumwicira abana. Umura iyo abaguhaye izabarinda, ntabwo izemera ko bapfa, mu izina rya Yesu. Nabakurikiranye rero muri kwigisha, baba bafite n'amagambo menshi, bavuga ibintu bitari ariko ntabwo gusubiriza mu banyeshyari, icyo banga kubona nicyo bazabona, icyo banga kugera
zikinguke inzugi zose zakinzwe n'abanyeshyari zigira ute zikinguke zigire gute zikinguke Imana iguha umugisha ndasoje mureke dusenge munyemerere tugiye gusenga maze kugira ngo tufate n'umwanya wo gusenga Imana ibambere umugisha reka twitabe uyu muntu umwe gusa maze dushyire ku musozo Allo Goodrich TV aro uherereye he Allo witwa nduherereye ndi Konsole Kacyiru Konsole abanyeshyari nawe bagukozeho Ebange ndeyo umufashe musengere nzagukizwa tugiye kugusengera mu izina rya Yesu reka ntange igisubizo ndagira ngo mbabwire ko ibyinshi mujya mwibaza ngo nzira iki ni ishyari muzira abenshi muzira ishyari babagirira mukagira ubuzima bubi butewe n'ishyari ariko tugiye kumenagura umwuka w'ishyari inzugi zacu zikinguke mu izina rya Yesu none ndumva hari inzugi nyinshi zigiye gukinguka inzugi z'akazi zigiye kwikingura inzugi z'ingo zacu zari zarikinze zigiye gukinguka izere ko urugi rw'ibyo uri gusengera rugomba gukinguka mu izina rya Yesu iratubwira ngo Paulo na Sila barabafata barabafunga babashyira mu nzu y'imbohe ngo bararirimba ngo barangije barasenga ndagira ngo dufatanye umwanya wo gusenga wahaguruka ku maguru yawe tugasengana usenge ubwira Imana ngo Mana nkingurira umuryango w'urushako nkingurira umuryango w'urubyaro nkingurira umuryango w'akazi nkingurira umuryango w'amafaranga nkingurira umuryango ushaka ukinguka wenyine ugiye kuwusengera ndagira ngo dusengane muri uyu mwanya tugiye gusenga nta mpamvu yo kuba umushomeri warangiza ntusenge niba uri umushomeri ugomba gusengera umuryango w'ubushomeri ukavaho hagakinguka umuryango w'akazi ugakinguka kandi hari abashomeri bagiye kuzashima Imana ko Imana yabahaye akazi kandi bene data hari abantu mukeneye ibyangombwa Imana ibibahe ibyo byangombwa mushaka yaba perime yaba provisoire zaba iby'ubutaka zaba ibyo kugenda mu mahanga Imana ibaha ibyangombwa Imana ikingura imiryango y'uburyo bwose ndagira ngo dusengane muri uyu mwanya Mana mu izina rya Yesu turasenza aka kanya imiryango yose yari yarikinze turasenga ku buzima bwacu ngo ikinguke hari imiryango y'iterambere reka ikinguke mu izina rya Yesu hari imiryango y'ubuzima tugomba kubamo abanyeshyari batuvukije ishyari rya Satani ishyari ry'abakozi ba Satani ishyari ry'abagome bagira bagatuma hari imiryango yikinga bakoresheje amarozi bakoresheje imbaraga sataniki turasenze mu izina rya Yesu buri wese udukurikiye muri uyu mwanya uko yizeye agasenga asenga imiryango ikinguke uwo yatura wose uwo avuga reka umusubize mu izina rya Yesu reka ingo zubakwe reka imiryango igira amahoro reka itorero riba amahoro reka igihugu cyacu kiba amahoro imiryango y'imigisha nize mu gihugu cyacu mu miryango yacu mu itorero hirya no hino aho dusengera reka imiryango ikinguke abantu bagira ubuhamya abantu bagira amashimwe abantu bavuga imbaraga z'Imana kuko mu ijuru hari Imana ikora ibitangaza turasenze dusengera ababyeyi aka kanya bari kuri televiziyo badukurikiye bashaka abana baha abana papa kutagira urubyaro birababaza tanga abana kuko Imana ibishoboye turasengera kandi abantu bashomereye badafite akazi badafite uburyo babaho mu izina rya Yesu reka Mana ukingura imiryango y'akazi abantu babona akazi abantu bave mu mago bajye mu kazi bakore Mana urabishoboye reka ubushomeri bumarwe no gusigwa ntabwo ari ugusigwa amavuta gusa ahubwo nuko abantu bagira konte zikora bakagira amafaranga bakagira uburyo bariya minervari z'abana bakagira uburyo bakemura ibibazo byabo bya buri munsi reka be kwicwa n'inzara abo kugaburira bagaburire abo kwambika bambike abo kwishyurira imyenda bishyurire abafite ibyo bagurisha baha abakiriya mu izina rya Yesu abafite uburyo bari barwayemo bababaye baribwa indwara z'uburyo bwose yaba sida yaba kanseri yaba imyijima yaba inziko yaba
yaba imigongo yaba imitwe indwara barwaye ariyo yose ndasenze mu izina rya Yesu bakingurire gukira bakingurire kuba bazima bakingurire kubaho abari bihebye batabare Mana kuko Imana ishobora byose ikiganza cyawe gikomeye reka kibakoreho ori maseta rako shaba la dora seka rako shala mikisibo eni washada rako sidebo nasenga mu izina rya Yesu abadukurikiye bari burengerazuba abadukurikiye bari burasira bwaryo abadukurikiye bari amajyepfo n'amajyaruguru abadukurikiye bari mu mpande enye reka mwuka wera ukora ibitangaza kuri bo icyo basaba reka bakibone icyo basengera reka bagihabwe icyo bakomangiye reka bakingurire imiryango yabo nikinguke amarembo niyuguruke inzira nizikinguke abasenga reka ubumve iryo jwi ryabo reka uryumve reka usubize ibyo basaba reka ukore ku buzima bwabo uyu munsi mwami reka imbaraga zawe zikomeye zitsinde ibizabarwanyaga turamenagura uyu mwuka w'ishyari turamenagura uyu mwuka w'ishyari umwuka w'ishyari turasenya ibicaniro by'ishyari turasenya iyo myuka iri mu bantu ituma abantu baturakarira ituma abantu baturwanyiriza mu kazi ituma abantu baturwanyiriza mu ngo zacu ituma abantu baturwanyiriza mu zo yaduhaye turasenya iyo myuka y'ishyari mu izina rya Yesu senga bwira Imana ikibazo cyawe yibwire ufite umwanya wo kubwira Imana kubita ikintu cyose wumva udashaka cyange gisenye niba hari ahantu ufungiraniye wumva udashaka sohokamo mu izina rya Yesu sohokamo vayo niba ari uburwayi buvemo bwira Imana ngo ndakize mbaye muzima ndabohowe ndabohotse mvuye mu mbaraga z'umwijima mvuye mu bitero bya Satani ndabona hari marayika uje kumva ijwi ryawe komeza usenge komeza ubwire Imana yawe yibwire ndimuhamagare none nimuyibwire Imana irumva igutegeye amatwi Imana irumva irakumva yibwire ikikubabaje kivuge mu izina rya Yesu anga ibyo bintu bikubaho anga ibyo bintu birara bikuniga anga ibyo bintu biguteye bzange mu izina rya Yesu lotala sakole masedara masiko shama rako sebo eni washado kitoliwa zone moko shata rama sideri imbaraga z'Imana nizisenyo iryo shyari riri muri abo bavandimwe riri muri izo nshuti riri muri iyo miryango riri muri abo bantu mukorana riri muri abo bantu senya umwuka w'ishyari senya mu izina rya Yesu senya arama ori washata rako si senya kubita njyabwira abantu ngo icyo wangura gikubita icyo udashaka kubita uwo mwuka waguteye senya fata mpiri kubita hasi ibi biravuga ngo dufite ubutware bwo kuboha no kubohora boha icyo kintu boha ubwo bukene boha iyo nzara hambira mu izina rya Yesu Matayo 18:18 yaravuga icyo muzahambira kizahambirwa kandi icyo muzabohora kizabohorwa boha icyo udashaka bohora icyo ushaka boha icyo udashaka bohora icyo ushaka icyo udashaka kibohe icyo ushaka kibohore mu isengesho Imana irumva mu isengesho Imana irasubiza mu isengesho Imana irakora mu isengesho Imana itegeye amatwi abasenga ntabwo itegeye amatwi abanyamagambo ntitegeye amatwi abavugira mu byongorerano no isengesho Imana irarisubiza ala dola soka rama shaka zali maseto teko shama lawasi senga damiko shata rako sideboa ndagushimiye mwami iri shyari turaritsemesha amasengesho uyu mwuka udutera turawusenyesha amasengesho aka kanya abana bawe nibakire nibabohoke nibagira icyumweru cyiza nibagira umunezero nibagira amahoro nibagira umudendezo nibagira umutekano w'abana b'Imana ndarwanya amarozi yose yari muri bo asoke mu izina rya Yesu ibigendagenda mu nda ibigendagenda mu maguru ibigendagenda mu mugongo ibigendagenda mu mitwe aho bari barabohewe aho bari barahambiririwe aho bari barabohewe nibasoke nibave mu nzu z'ubukene nibave mu marakeso mu mbohe mu nzu babohewemo ngo ntibazakore ngo ntibazagira icyo bageraho baratera imbere barava hasi baragera heza baragera ku rundi rwego mu izina rya Yesu iri sengesho nkoze nibasohoye aho bari barafungiraniwe nibasohoka bari barabohewe nibasohoka bari barahambiririwe nibasohoka bari baratwikiririwe nibasohoke mu izina rya Yesu ndagushimiye ko abagiye kubyara bigaragare
abagiye gutwita bigaragare aya makwe nabe ntitaye ku myaka bamaze, abari barababoshye ngo ntibazashyingirwe nibagende bakorera ubukwe imbere yabo, bimenyekane ko mu ijuru hari Imana ibohora. Abatagiraga uburyo nibahabwa uburyo, abatagiraga inzira nizikinguke. Mana utanze icyerekezo ku buzima bwabo. Urakoze kumvishe gusenga mwami w'abami, urakoze kumvishe kwinginga kwa kakanya, urakoze kutugiriye ubuntu mu izina rya Yesu. Shimira Imana ibyigukoreye, vuga ngo mwami Yesu ndabohotse, mvuye mu byari byarampambiriye. Abanyeshyari ibyo bari barakoze birapfuye, ibyo abanyeshyari bari barakoze birapfuye, imigambi y'abanyeshyari irangiriye ahangaha, ibyo nakorewe byose birarangiye. Mana ninje mu mugambi wawe mushya, hari umuryango mushya nkinguriwe, hari umuryango mushya nkinguriwe, hari inzira nshya unshyiriyeho mwami w'abami. Ndagushimiye ko umbohoye, ubohoye ibyanjye byari byaraboshywe. Umuntu wari ufite ahantu agurisha, Imana imuhaye abakiriya. Ibyo bintu wagurishaga Imana iguhaye abakiriya mu izina rya Yesu, kuko ibyari byaraboshywe birabohowe. Urabyizeye? Shimira Imana yawe uyibwire ngo urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze ko mvishe gusenga kwanjye, urakoze kungiriye neza, urakoze kumpaye umugisha uyu munsi, urakoze kundemeye ishimwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Munyemerere tugiye mu materaniro ku rusengero, amasengesho yacu tugiye kuyakomereza ku rusengero. Abari hafi ndabararitse nimuze. Saa sita turaba dutangiye, turasoza saa 9 n'igice bishyira saa 10. Ndakwinginze ngwino tubane ni buri hano i Kigali, uri mu nkengero ukaburi hafi, ngwino dusenge. Ngwino turaba dusengera abantu. Turi mu cyumweru cyo kubohora ibyacu byaboshywe, turi mu cyumweru cyo kugira ngo imigisha yacu yongere ibe success. Kuko birivuga ngo imigisha yose yayibumbiye muri Kristo Yesu. Niba twaragize Yesu tukaba dufite ubuzima bwa Yesu, ngwino dusenge. Imana ibohora ubugingo bwawe, Imana ibohora ubuzima bwawe, Imana ibohora ibyawe, kandi turizeye ko biraba. Ni hari yiremera mu Giporoso, uciye kuri Feruje ugahita utambika agahanda gaca haruguru ya station SP, ugatambika werekeza ahantu hari amagaraje, ugatambika winjira mu rusengero. Saa 6 turaba dutangiye, urarenza saa 9 urasanga dusoza. Imana iguha umugisha. Telefone yanjye niyo, muraza kuyoboza bifuza kuza dukomeze gusengana. Icyo nzi cyo ni kimwe, ntabwo urakomeza kuguma uko waruri. Ubwo ibyo byose ni sengesho rimwe gusa, ibintu bigahinduka. Imana ibambere umugisha. Abiteguye kuza tubahaye ikaze. Dukomereje rero saa 6 turaba dutangiye zuzuye, saa 9 n'igice turaba turi mu musozo. Imana ibambere umugisha. Mugire icyumweru cyiza, amahoro abe muri mwiteka ryose. Shalom, shalom.